duherukana ubushize ubwo ka Jasmine kari kikubise hasi, ubwo nta kindi cyabaye bose barikanze ubwoba burabica, maze ubwo mama wa Rose ati Jasmine rukundo rwanjye, ubaye iki mwana wanjye, mana wadutabaye koko, urimo urava amaraso menshi cyane n'ukuri. Ubwo Roza ahise abwira mama ati mama, dukeneye kwirukankana umwana tukamujyana kwa muganga, reka nze mpamagara ambulance ibanguke izimutware. Nyagasani ubwo nta kindi cyabaye, Roza ahise ahamagara ambulance, maze ubwo ambulance irazitwara umwana imujyana kwa muganga. Ubwo nta kindi cyabaye bageze kwa muganga, mama wa Roza wari wahangayitse cyane afite ubwoba bwinshi, yabwiye muganga ati muganga ndakwinginze kora uko ushoboye basi utabara ubuzima bw'umukobwa wanjye, arimo kuva amaraso menshi. Muganga ati mwigira ikibazo, ndakora ibishoboka byose, mwebwe nimutegerereze hano ndaje njye kumwitaho. Nyagasani ubwo nta kindi cyabaye, bahise bajya kwicara aho bategerereza abarwayi. Ubwo kandi mama wa Roza yari yacitse intege arimo kurira cyane, arimo abwira Roza ati ni ukuri nabuze umugabo wanjye, sinshaka no kuba nabura Jasmine wanjye, mana yanjye koko bino ni ibiki biri kutubaho. Roza ati mama ihangane, ni ukuri wikomeze ukomeze umutima, Jasmine araza kumera neza mama. Mama aramusubiza ati mu by'ukuri rwose ntabwo ndi umugore ukomeye cyane ku buryo nshobora kwihanganira kubura umugabo wanjye ngo mbure n'umwana wanjye wabucura Jasmine. Ati ni ukuri dukeneye gusenga cyane Rose. Rose ati mama humura, abaganga baraza gutabara ubuzima bwa Jasmine. Jasmine nubwo ari umwana ariko afite umutima ukomeye mama, ihangane. Ubwo nta kindi cyabaye, muganga yahise aza maze ati munyihanganire kandi mukomeze kwihangana. Ataragira ikindi kintu avuga, Rose ahita amuca mu ijambo ati muga Jasmine ameze gute, watwemera tukajya kubonana na Jasmine se muga? Muganga agira ikintu tubwira. Muganga ati mbafitiye amakuru mabi. Nyagasani bahise bikangamo, maze umuganga arakomeza ati umwana wanyu yavuye amaraso menshi cyane, dukeneye umuntu ufite ubwoko bw'amaraso bwa B+ kugira ngo abashe kuba yamwongerera amaraso kubera yuko yavuye cyane. Ubwo Rose ati muga mwigira ikibazo rwose, mfite amaraso ya B+ rwose nshobora kuba namuha amaraso. Ubwo muganga ati ni byiza, noneho ngwino tujyane twihuse cyane turebe ko dutabara umwana wanyu. Ubwo nta kindi cyabaye, Rose ahise ajya guha amaraso Jasmine. Ubwo tugarutse muri rwa rugo kandi rw'abakire kwa Judy bari kuri telefone arimo kuvugana na wa musore bakundana witwa Tony. Ati alo Tony, namaze kuvugana na mama wanjye, mbere y'ibindi byose arifuza yuko mubonana. Nyagasani ubwo Tony yahise agwa mu kantu maze ati uvuze ngo iki, kubera iki mama washaka yuko tubonana? Umukobwa ati ngo iki, nese we ntabwo bishaka Tony? Ubwo ushatse kuvuga iki? Ni mama wanjye rega, nyine ashaka kubanza kukumenya bihagije, ahubwo reka mubwire yuko tugomba kuzabonana ejo, kandi rwose mfite icyizere yuko azatwemerera n'ubundi tugakomeza umushinga wacu w'ubukwe. Mama arankunda cyane, ntugire ikibazo rwose azatwumva Tony. Ubwo Tony ati oke rukundo rwanjye, ntacyo reka tuzahure ejo, ndagukunda cyane rukundo rwanjye. Umukobwa ati nanjye ndagukunda cyane sheri, niwe wenyine nifuza yuko twazabana, uru rukundo rw'ubuzima bwanjye. Ubwo kandi ibi byose Tony bari kuvugira kuri telefone, papa we aba ari kubyumva bari kumwe, maze umusore abwira Judy kuri telefone ati witeho sheri wanjye kandi ugire ijoro ryiza. Yahise amukupa, maze papa wa Tony ahita abaza Tony ati avuze ngo iki se, akubwiye yuko se yamaze kubyemeza mama we yuko mugomba kuzabana kandi vuba? Tony ati mama washaka yuko tuzabonana ejo papa, Judy nyine yamumbwiyeho. Papa wa Tony ubwo abwira Tony ati ugomba gukora ibishoboka byose ukemeza uriya mubyeyi, ngiye rwose komeza gutegereza rwose biri kundambira pe, kora ibishoboka byose kubera ko kampani yanjye iri muri situation itari nziza, nshobora kuba nayibura umunsi uwo ari wo wose. Dukeneye amafaranga Tony, kandi abo gukuraho amafaranga ni uriya muryango nta handi. Papa wa Tony ati ibyo ukora byose bibuke ko mugomba kubana vuba bidatinze, kuko tugomba guhita dutwara imitungo ibaruye kuri uriya mukobwa yose. Tony ati papa wigira ikibazo, nzakora ibishoboka byose kugira ngo nemeze mama w'uriya mukobwa, kandi ndagusezeranya yuko nzabikora neza, bizaba ari ibintu by'agatangaza papa. Ubwo umugambi wo kwiba imitungo yo kwa Judy bitwaje urukundo warakomeje. Tugarutse kwa muganga kandi ubwo Rose yamaze guha Jasmine amaraso, maze aramubaza ati Jasmine rukundo rwanjye umeze ute, urumva uri amahoro? Jasmine ati ndimo ndumva ameze neza rwose mukuru wanjye, nukuri wakoze kuma ku maraso yawe, utabaye ubuzima bwanjye, Imana iguhe umugisha. Mama wa Rose ati nukuri turagwangayikiye cyane rwose Jasmine, basi Imana rwose gutabare
kandi rwose ishimwe yuko nta kintu wabaye mwana wanjye. Ubwo ibyo byararangiye maze kandi ubwo Roza agaruka mu kazi kwa Judy. Agezeyo bahita bamubwira ati Roza, twe rero turasohotse, twebwe turaza kugaruka ahangaha mu masaha y'ikigoroba. Ubwo kandi mwibuke neza ko bagiye kujya guhura na Tony. Mama wa Judy akomeza abwira Roza ati ni wowe ugiye gusigara ahangaha wenyine, ntuze kurangarira buri kimwe cyose, dore niwe usigaye kandi uze kwiyitaho. Ubwo Roza ahita abwira mama wa Judy ati wigira ikibazo rwose mabuja, byose ndaza kubyitaho kandi mugire umunsi mwiza. Ubwo nta kindi cyabaye bahise bagenda. Ubwo tugarutse mu karesitora kamwe ahantu bari basohokeye, Tony, Roza na mama we barahuye maze batangira kuganira. Tony ati muraho neza mama. Nukuri murasa neza pe. Mama wa Roza ati wikabya nawe Tony, reka twihuse cyane turase ku ngingo. Hanyuma se Tony ukora iki? Hanyuma kandi papa wawe we akora iki? Tony ati papa wanjye afite kampani, ndakeka warumbishe kampani yitwa Jason Tech. Mama w'umukobwa ati yego rwose narayumvishe. Ibyo kampani nta muntu utabizi rwose yaramamaye. Binasobanuye ko ukorana na papa wawe rero? Tony ati yego rwose nkorana na papa. Hanyuma kandi nyine ikindi nifuzaga yuko umenya nuko nkunda umukobwa wawe cyane. Mu by'ukuri ni ubuzima bwanjye bw'ahazaza. Ndifuza kuba nabana nawe rwose mama. Twese turakundana ngiye n'umukobwa wawe. Ubwo umukobwa Judy ati mama, Tony ni umusore mwiza mama. Ikindi kandi ni umukire. Ntago ari ibyo gusa kandi aranankunda cyane mama. Ntago ugomba guhangayika rwose ngo umukobwa wawe ari mu maboko atari meza. Ubwo muri ako kanya Tony hari telefone yamuhamagaye, maze ahita ababwira ati nimunyihanganire, mbanze nitabiye telefone ndahita ngaruka vuba. Umukobwa ati nta kibazo rwose sheri, genda witabiye telefone nta kibazo, uraza gusanga hari ibyo namaze gutumizaho. Ubwo nta kindi cyabaye Tony yahise ajya ku ruhande maze ajya kuvugira kuri telefone, abandi basigara barimo baganira. Maze umukobwa ati mama, mu by'ukuri ndagira ngo mubwize ukuri yuko nkunda uriya musore Tony. Ni umusore mwiza cyane mama, ikindi kandi rwose nawe wabyiboneye. Ese mama ko mbona utishimye, wamwishimiye? Mama wa Roza ati Roza mwana wanjye, ntabwo rwose mbizi niba nishimye cyangwa ntishimye pe, ndabona uriya musore ntazi ibye pe. Roza ati gute se mama? Tony ni umusore mwiza, ngiye ndifuza kubana nawe rwose mama. Ubwo mama wa Roza ati nkeneye kujya mu bwiherero ndashe gato. Ubwo nta kindi cyabaye, mama wa Roza yahise ajya mu bwiherero. Tugarutse mu rugo kwa Judy, mwibuke neza ko Roza yari yasigaye mu rugo wenyine. Aho kanya yagiye kumva yumva hari umuntu ukomanze. Agiye kureba umuntu ukomanze atungurwa no gusanga ari Pierre. Ubwo Pierre yaraje maze ati uraho neza Roza? Nyagasani. Ubwo umukobwa yahise yikangamo maze ati Pierre ni wowe? None se kuje? Nyine mabuja ntabwo ahari, ndetse kandi n'umukobwa we ntabwo ahari, bose basohotse. Pierre ati okay nta kibazo. Hanyuma se wowe umeze gute Roza? Amakuru yawe? Roza ati meze neza nta kibazo. Nkuzanira icyo kunywa se? Pierre ati nta kibazo rwose, niba nta kibazo wanzanira igikombe cya kofi. Ubwo Roza ati ngani mwicare rwose mugubwe neza, ndaje mu kanya gato ntago ndatinda. Ubwo nta kindi cyabaye, ubwo Roza yihuse cyane yahise ajya gutegurira Pierre agakofi, maze kandi ubwo Pierre mu kwicara asigara arimo kuvuga ati wow, mbega umukobwa ufite umutima mwiza, nkunda rwose ukuntu yicisha bugufi. Iyo ndi kumwe n'uyu mukobwa rwose sinzi ukuntu mba niyumva pe, mba numva nishimye cyane. Ubundi ni ibiki biri kumbaho? Ndatekereza ndi mu ruku, oya nako ntago byaba ari byo nyine, ubanza ndimo ndatekereza cyane rwose kandi bidakwiye pe. Ubwo umusore byakomeje kumucanga, akomeza kwibaza ibintu byinshi bigiye bitandukanye kuri uyu mukobwa, ndetse kandi akomeza no kwibaza ibiri kumubaho biramucanga. Ubwo tugarutse kuri wa musore Tony waragiye kuvugira kuri telefone, yaragiye ajya kwihisha mu bwiherero maze ati papa, dufite gutegereza ariko ndi kumwe na mama wa Judy, ndimo ndakora ibishoboka byose kugira ngo mukonvenke abyemere. Papa wa Tony kuri telefone asubiza umuhungu ati ndabizi rwose urimo urakora ibishoboka byose muhungu wanjye, ariko ndakwingiza rwose mfasha kuko dukeneye gutabara kampani yacu rwose iri mu marembera. Tony ati papa humura rwose byose biraza kugenda neza, humura Judy tugomba kubana uko byagenda kose, uriya mukobwa yaransariye cyane rwose papa, arankunda by'ubusazi. Nyagasani ati uko byamera kose ngomba kubana nawe rwose, ikindi kandi humura imitungo yabo yose igomba kuba iyacu papa, mama we aramukunda cyane rwose, agomba kumva umwanzuro w'umukobwa we. Ati ibintu byose biri mu biganza byacu papa, ntabwo ndimo ndangiza igihe cyanjye rwose, humura.
ubwo ni nako kandi Roza na Pierre ibiganiro biba byakomeje kujya mbere, barimo baganira maze Pierre abwira Roza ati ni ukuri uzi gukora kofi iryoshye ni ukuri. Ese ubundi Roza ubundi ni hehe utuye? Roza ati munyihanganire rwose nyakubahwa, ntabwo ntekereza yuko byaba bibashishikaje. Ubwo Pierre aramusubiza ati nyine wifata nabi rwose nibarizaga bisanzwe. Hanyuma se papa wawe akora iki? Ubwo Roza n'agahinda kenshi ahita asubiza Pierre ati papa wanjye yitabye Imana mu minsi ishize rwose, ubu ngubu mbana na mama wanjye ndetse na murumuna wanjye mutoya. Nyagasani ubwo Pierre disi kunywa agakofi byahise bihagarara acika intege maze ati wihangane ni ukuri ndabyimva ntabwo ari ibintu bikoroheye, gusa nyine ndagira ngo mbwire yuko rwose uri umuntu ugira umutima ukomeye, ikindi kandi uri umuntu ukora cyane, uba wakoze ibishoboka byose kugira ngo ubuzima bwawe bwose bugende neza. Ubwo Roza utarifuzaga kuba yavuga ibindi bintu byinshi yahise abaza Pierre ati none se nyakubahwa hari ikindi kintu nabazanira? Pierre ati oya ntacyo pe, nanjye ngiye kugenda kandi rwose wiyiteho Roza. Ubwo tugarutse kandi kuri wa musore Tony uba uri kuri telefone, akomeza kubwira papa ati papa ihangane rwose pe, ihangane ibintu byose biraza kugenda neza, Judy ndimo ndakora ibishoboka byose kugira ngo tuzatware imitungo ye yose, tuze kubona nijoro papa mvuye kuri no operasiyo, rero reka ngende mbasange barantegereje. Nyagasani disi icyo Tony atarazi ni uko mama wa Judy yari arimo kubumva neza ibintu byose yarimo kuvugana na papa we. Mwibuke neza ko uyu mubyeyi nawe yari yaje mu bwiherero, byose rero birangira yumvisha iby'umusore arimo kuvugana na papa we by'imigambi itari myiza. Mama wa Judy ubwo umutima waramuriye akimara kumva ibiri kujya bire maze ati mana yanjye, kumbi yararimo gukoresha umukobwa wanjye, uyu nguyu nagakwiye umwana wanjye ni igisambo, ni umukene kumbi ashaka amafaranga ya Judy kugira ngo atabare kampani ya papa we. Ka Judy kandi nagahwinini nago kazi ibiri kujya mbere ngo kari muri za makundo. Mama wa Judy ati oya we, ibi ngibi ntabwo natuma biba rwose, Judy ni umukobwa wanjye, ngomba gukora ibishoboka byose kugira ngo umutabare kano gatsiko k'amabandi. Ubwo nta kindi cyabaye mama wa Judy yahise ahamagara Tony ati niko musore. Nyagasani ubwo Tony mu guhindukira yasanze ari mama wa Judy. Tony agihuza amaso na mama wa Judy ubwoba bwaramwishe, arangije yihagararaho maze aramubaza turakora iki hano? Hari icyo ushaka hano? Mama wa Judy wari warakaye ati rekera kwigira ibyo bintu se nyine, ibyo avuga byose kuri telefone nabyumvise. Tony ubwo yigize nyoni nyinshi maze ati ibyo uri kuvuga byose ntabwo ndi kubyumva, urimo gushaka kuvuga ibiki wumvise? Mama wa Judy ati ceceka ngaho se nyine, sinshaka kuvugana nawe rwose wagisambo we. Ni gute watinyuka Tony? Ni gute watinyuka? Numvise byose wavuganaga na papa wawe Tony, uri igisambo cy'umusore, we ntabwo ukunda umukobwa wanjye, sinshobora gutuma ukoresha umukobwa wanjye uko wishakiye ngo umutware imitungo ye. Tony n'isoni nyinshi atari ko rwose ibyo wumvise ntabwo ari byo pe, wibeshye. Ikindi kandi nkunda umukobwa wawe cyane rwose nawe arabizi, waretse nka gusobanurira neza. Mama wa Judy wari wumvishe ibintu byose n'umujinya mwinshi ati ceceka ngaho se nyine wagisambo we, ndimo ndakureba muri ayo maso yawe, wowe uri igisambo, umukobwa wanjye ntabwo agomba kubana nawe, we na papa wawe mukwiye kugikuzimo mwabisambo mwe. Nyagasani ubwo Tony nawe yahise arakara cyane maze ati ese ubu niko mbona wabishyushyemo watokombeye wa mugore we? Nibyo rwose ibyo uvuze nibyo, njye sinkunda umukobwa wawe, ikindi kandi nta kintu ushobora kuba wabikoraho cyangwa se ngo ubihindure wa gikecuru we, njye n'umukobwa we tugomba kubana uko byagenda kose. Nyagasani ubwo nta kindi mama Judy yakoze yahise amukubita urushyi maze Tony umujinya uramwicana ukahita abwira mama Judy ati ni gute utinyutse kunkubita urushyi ku matama wa gikecuru we? Ibi ngibi ntabwo nabyanganira, uzabyishyura wa gikecuru we. Nyagasani mama Judy wari warakaye atuva ngo ubwire wa gisambo we, Judy ni umukobwa wanjye, ngomba kumutabara uko byagenda kose, wowe na so umukino wanyu urangiriye ahangaha, ndibaza utari ukwiye kugaruka mu buzima bwacu n'ikindi gihe wa gisambo we. Ubwo ibyo byararangiye, mama wa Judy ahita azafata akaboko umukobwa aramubwira ati haguruka tugende Judy, reka tuve ahangaha tugende, sinshaka kuguma ahangaha Judy. Judy ati ikibazo se ni ikihe mama, ni ibiki bibaye? Mama we aramubwira ati mva nkubwire Judy, ntabwo ugomba kubana n'uriya musore ngo ni Tony. Tony ni umusore mubi cyane, reka ahubwo tuve ahangaha twihute, hari ibyo menye bitari byiza wa mwana we, reka tugende. Ubwo Judy ati mama ariko sindimo ndakumva neza, urimo uravuga ibiki mama? Ubone se kuki uri gukora ibi ngibi? Ubwo Tony utagira isoni n'ubwoba yabagarutse imbere maze mama Judy atamubwira ati vanga wa gisambo we, Judy ntago azabana nawe, sinshobora gutuma ibi ngibi biba rwose wa musore we. Umukobwa ati mama ngiye ngomba kubana na Tony uko byagenda kose, rega Tony ni urukundo rwanjye, ikindi kandi Tony ni umwana mwiza mama. Mama wa Judy ati mva nkubwire Judy, wowe nta kintu biziho rwose wa mwana we, uno musore ntabwo agukunda,
Judy ati ngo iki mama, ibyo ngibyo ntabwo bishoboka rwose, uyu musore arankunda cyane mama, uri kumwibeshyaho. Mama aramusubiza ati nkubwire Judy mwana wanjye, uyu musore ashaka amafaranga yawe, arimo aragukoresha, ibyo uri kubona rwose uko nguko umubona ntabwo ariko ameze. Njye namumenye neza rwose, nabonye isura ye ya nyayo. Ubwo Judy yakomeje kujya mu rujijo maze Tony ati Judy, mama wawe ntabwo yankunze, aranyanga rwose, yanabinyeretse pe, gusa ariko urabizi ko ngiye ngukunda cyane rwose Judy, mama wawe arimo kumbeshyera nuko atanyishimiye, icyo ashaka ni ukudutandukanya rwose sheri wanjye. Nyagasani ubwo umusore Tony yigize intungane ku mukobwa, maze umukobwa ati mama, ni gute wankorera ibi ngibi mama, ngende umukobwa wawe mama, kuki ibi ngibi wabinkorera koko ugashaka kunandukanya n'umukunzi wanjye nkunda nawe unkunda koko mama, umukunzi w'ubuzima bwanjye koko, uradutandukanye se kugira ngo umutware? Mama aramubwira ati wa mwana we rero reka nkubwize ukuri, ngiye mu bwiherero hariya nsanga arimo kuvugira kuri telefone imitamagara aramutega amatwi. Uyu musore yavuganaga na papa we kuri telefone, gusa ibyo numvisha wa mwana we rwose uramutse ubimenye nawe rwose wakumirwa, uko umureba uko nguko ni umukene. Kuba ari umukene rero arabizi neza yuko uri umukire rwose ufite amafaranga, niyo mpamvu yifuza kuba yabana nawe kugira ngo muvange imitungo, hanyuma ibyawe bibibye wa mwana we. Ashaka kuba yagukoresha kugira ngo atware imitungo yawe. Judy mwana wanjye, ndi mama wawe, urabizi ntabwo nkwanga, ibyo ndimo ndakubwira ni ukuri kandi rwose mwana wanjye. Ubwo Judy yarumiye maze ati ngo iki, Tony burya ntabwo ankunda. Tony akomeza kwigira inzirakarengane maze ati nyizera rwose ni ukuri Judy, wibuke neza ibitambo byose natanze ku buzima bwanjye kubera we Judy, ni gute naba nagukunda koko? Mama Judy ati shikaho ngo wa musore we, birahagije, turanagiye tuvuye ahangaha, kandi ntuzongere kugerageza guhura n'umukobwa wanjye ukundi wa gisambo we. Tugendera hata Judy, tugomba kuvanga tukareka bino bisamba ahangaha bigasigara mu mitwe yabyo. Ubwo nta kindi cyabaye Judy na mama we bahise bagenda. Tony asigara arimo gukanja amenyo umujinya wamwishe, yasigaye yivugisha ati ibingibi ntabwo bishoboka Judy, ugomba kubana nanjye ndakora ibishoboka byose kugira ngo umugambi wanjye ushyirwe mu bikorwa. Wa mukobwa we mama wawe nawe agiye kubizamo kuko ibingibi byose agomba kubyishyura, aransuzuguye cyane. Ikindi kandi nkeneye gutabara kampani ya papa wanjye, niyo mpamvu ugomba gukora ibishoboka byose ngatwara ubutunzi bwanyu. Ubwo uyu musore Tony umugambi yarawunogeje, umujinya ukomeza no kumwica. Tugarutse kuri Judy na mama we, baba bari mu modoka bari kugenda maze ubwo Judy ati mama, ibingibi ntabwo ndimo ndabyizera ni ukuri, Tony njye arankunda cyane rwose mama, ndabizi neza. Mama Judy ati wa mukobwa kandi ntabwo ujya wumva, uriya musore ntabwo agukunda, ahubwo shima Imana rwose imutweretse hakiri kare, ubu ngubu byibura urarinzwe mwana wanjye. Judy ati ariko se ni gute yakora bino bintu koko mama, ni gute yatekereza ibintu nk'ibyo ngibyo? Uriya musore naramukunze cyane rwose mama. Mama aramubwira ati wa mukobwa rero hari ibintu buri utazi, ino si yarangiritse cyane wa mukobwa we rwose, uracyari muto, reka njye nkuhanura ngenda kuzi. Abantu basigaye bikunda cyane wa mwana we, ugomba kugira umutima ukomeye kandi ibintu byose biraza kugenda neza. Judy ati mama rwose njye ndifuza kuvugana n'uriya musore Tony, agomba kumbwira buri kimwe cyose mama. Mama we ubwo aramubaza ati ariko se wabuze ubwonko bwibutsa? Navuze ngo ntabwo uzongera guhura n'uriya musore ukundi, nta kintu ushaka kumva rwose uri kuvuga cyerekeranye n'uriya musore ngo ni Tony. Ubwo ibyo byarabaye maze mu kugera mu rugo, Rose abwira Judy wari uri imbere ati murakaza neza rwose mabuja, hari icyo mwifuza yuko nabakiriza? Ubwo Judy wari warakaye n'umujinya mwinshi ati mva imbere se nyine urambaza iki? Mama Judy ubwo ahita aza maze akabwira Judy ati Judy, genda mu cyumba cyawe ukeneye kuruhuka mwana wanjye. Ubwo Judy wari warakaye cyane ahita ajya mu cyumba cye, maze Rose ahita abaza Mama Judy ati ibintu byose bimeze neza mabuja, ko mbona muje mutameze neza? Mama Judy ati yego bimeze neza, nawe wakwigendera rwose Rose, tawe ujye mu rugo nahejo. Ubwo Rose ati nta kibazo mabuja. Hanyuma rero wa musore witwa Pierre yaje hano, yifuzaga guhura namwe ariko asanga ntabwo muhari. Mama Judy ati urakoze cyane kubimbwira, ngaho agenda ndaza kumuhamagara kuri telefone. Ubwo ibyo byararangiye, maze ubwo tugaruka kuri rwa rugo rw'abakene kwa Roza. Ubwo mama Roza turakaza neza Rose, umunsi wagenze gute mwana wanjye? Rose ati nk'ibisanzwe mama, byose byagenze neza nubwo numva ndushye cyane. Hanyuma se wabashije guteka ibya nimugoroba mama? Mama ati yego rwose nabitetse, amafunguro rwose ubu ngubu ari tayari twajya gusangira mwana wanjye. Ubwo ka Jasmine kari kumva kahita kavuga ati mukuru wanjye, mama yanguriye igipupe cyiza cy'idubu, ahubwo se waza tugakinana? Rose ati yego rwose murumuna wanjye, ndabona icyo gipupe mama yakuguriye rwose ari cyiza nkawe. Ubwo ibyo byararangiye, maze tugaruka kuri ya kampani ya Tony na papa we,
Tony ubwo arataha maze akabwira papa w'ukuntu mama wa Judy yabavumbuye. Papa wa Tony ati urimo uravuga ibiki? Ngo mama wa Judy yamenye ibintu byose biri kujya mbere, ibyo ngibyo bishoboka bite? Ibi ngibi ntabwo bishoboka wa mwana, urumva ibintu uri kumbwira ngo batuvumbuye? Tony ati nyine mama we yanyumvise ibintu byose twavuganaga kuri telefone njye nawe papa, ubwo narindi mu bwiherero nabitsimbye, twarangije kuvugana maze ubwo mu guhindukira nsanga nyina wa Judy ibintu byose twavuganaga yari arimo kubyumva. Ubwo nta kindi cyabaye papa, umugore yahise agenda abibwira umukobwa we, maze umukobwa yizera nyina. Mu by'ukuri ntako nari nagize papa, ariko nyine kampani yawe ntabwo nshoboye kuba nayitabara pe, wihangane. Papa wa Tony ahita arakara maze aramubwira tuvuze ngo icyo wakigoryiwe, ugomba gutabara kampani yanjye uko byagenda kose, panga ibyo upanga uriya mukobwa mugomba kubana byanga bikunda. Tony ati gute se papa, gute nabana nawe nyine kandi batuvumbuye? Judy yanze kunyizera papa, kandi nta kindi kintu nshobora kuba nakora kugira ngo nyina twizere rwose. Papa wa Tony ati ibyo urimo kuvuga byose kuramo nyina w'uriya mukobwa, kubera ko afite igitekerezo gishyashya. Uko byamera kose cyangwa se uko bigomba kugenda kose, ugomba gushyingirana n'uriya mukobwa we. Ikiza ni uko uriya mukobwa gukunda cyane yagusariye, rero biroroshye cyane ko umukobwa yahita ati wabo maze akabahunga akaza akagusanga. Nyagasani ubwo umusore ati nese papa ufite ikihe gitekerezo? Ubwo nta kindi cyabaye, papa wa Tony ugahita abwira umuhungu we rwose umushinga ukuntu upanze, maze barawunoza neza bategereza kuwushyira mu bikorwa. Ubu kandi tugarutse kwa Judy bari mu cyumba cyari kuburira agahinda kamwishe maze ati ibi ngibi ntabwo bishoboka yuko rwose Tony yaba arimo kungambanira bigeze ahangaha. Ubu se mfate telefone muhamagare cyangwa mbyihorere? Ni iki nkwiye gukora muri kano kanya ko ndi mu rujijo mana yanjye? Akirimo gutekereza niba yahamagara Tony yahise amuhamagara kuri telefone, maze umukobwa ati kubera iki Tony yaba amamagaye? Ubwo yitabye telefone n'umujinya mwinshi ati ushaka iki Tony? Kuki ushaka kunkoresha? Ubwo umusore Tony arongera yigira umwere ati ndagukunda cyane rwose urukundo rwanjye urabizi, ndarahiye izina ry'Imana ntabwo nshaka amafaranga yawe rwose sheri, mama wawe ashaka kudutandukanya sinzi rwose inyunga bifitemo. Umukobwa atuvuze ngo iki? Mama ntabwo ashobora kuba yakora ibyo bintu rwose uramubeshyera. Tony ati ndagukunda cyane rwose Judy, ndifuza kubana nawe rwose sheri wanjye, iby'amafaranga mama yavuze rwose byikuremo, ntabwo ariyo nshaka. Umukobwa ati nanjye ndagukunda cyane Tony, nta nubwo nshobora rwose kumara isegonda nagutekerejeho rwose rukundo rwanjye, nanjye ndifuza kubana nawe rwose sheri, urabizi ko nanakora buri kimwe cyose kugira ngo njye nawe tubane rwose rukundo. Tony ati ndabizi rwose ko nkunda cyane sheri, ejo reka dukora ibintu bidasanzwe, tujye kwa gitifu njye nawe dusezeranye rwose, nta nubwo ngombwa yuko ababyeyi bagomba kuba bahari. Umukobwa ati gute se? Gute nagenda nkabwira mama wanjye umeze kuriya ngo ngiye kuza ngo nsezerane nawe ngo mu murenge atabizi? Tony ati mva nkubwire Judy, ndakubaza ikibazo kimwe unsubize yego cyangwa hoya. Ese koko niba umbwira yuko unkunda wakwemera gusiga byose naho ngaho uba ukaza ukansanga? Niba wabikunda ndagira ngo ubwire yuko ndi hanze y'inzu yanyu, we sohoka mu gipangu uze tujye kwishyingira, tugenda twikorera umurenge gusa, kuko mama wawe namubonye ntabwo ashaka kuba yadushyigikira. Niba unkunda rero kandi ukabifuza yuko njye nawe tubana, sohoka uze tujyane. Ubwo umusore akomeza kumubwira amagambo menshi yo kumureshya amubwira ati sohoka Judy, si unkunda, ngwino twigire mu murenge rwose njye nawe tujye gusezerana, urabizi yuko bidasaba uburenganzira bw'ababyeyi, na cyane yuko twese dukuze. Sohoka wihuta cyane uze tugende rwose sheri wanjye. Nyagasani ubwo Judy akimara kubyumva, umukobwa yabitekerejeho, maze ubwo arangije ahita. Uratekereza Judy ari we mwanzuro agiye gufata? Hanyuma se mbere yuko ngenda ujya wibaza ku rukundo ukundana n'uwo mukunzi wawe muri kumwe muri kano kanya? Ese ubona umukundira iki cyangwa we ubona gukundira iki? Andika muri comment usubize icyo kibazo, hanyuma nanjye reka njye kubategurira episode ikurikira. Niba kandi ari ubwa mbere ugeze aha cyangwa se ubwa mbere wumvishe ijwi ryanjye, wakana kuri buto subscribe n'akazogera kugira ngo udacikwa n'episode zikurikira. Kuri mikoro buri kumwe nanjye Alpha Samu, urabizi yuko mbakunda cyane, hanyuma kandi Imana ibahe umugisha. Reka duhuze muri episode ikurikira. Ciao ciao.